urandambiwe. Umva ndajya nkumenyeshe ko ugomba kujya wibuka ko iyi nzu twayubakanye. Twarayubakanye. Uriya mugabo wanjye ari umugabo mwiza. Nta kibazo tugira none ndebera ibintu ari kunkorera. Abandi bana babakoreshereza anniversaire njye naguheruka kwinkoreshereza gusura nkunda. Mbwira ejo dite duhindura tariki y'amavuko nanjye nyigukoreshereza. Buriyo ndi kubona boss ari kumwe icyayi mba numva nishimye byatari. Ako si warwana we unywa boss cyangwa? Oya muramwe icyayi. Niba uzi ko uri umusinzi se kuki utanteze mitsingi cyangwa byeri ukantega mu karo. Niba uzi ko ndi umusinzi. Ugize Imana nayo urayibonye. Ariko wabyumvise ko mu byo ndambiwe uri nimero ya mbere. Stress untera ngera mu kazi singakore. Mba ndi kuganira n'inshuti zanjye cyandi mu gitaramo cy'abagabo nizeye nisomera n'iryo cupa ntirimanuke kubera rwa serera yawe. Ubundi wowe nshaka biki? Noneho ndebe utagiye ku ishuri wicariye aha ngaha bimeze gute? Nategereje gara frère umwanya munini. Ngamo amafaranga njye ku ishuri. Ariko ntagarabyuka. Ngo amafaranga njye ku ishuri? Ubu se muri iki gitondo uriya muntu urabona wabyo kumubwira by'amafaranga akakumva. Ntabwo uzi ukuntu asigaye yarahindutse. Nijoro yatashye yasinze yaborewe aho gusungu barayampa. Reka nkubwire rero igire ku ishuri. Naramuka byutse ndamukubwirira kuko rwose amasaha ntashobora kubyuka. Ase wajya umuganiriza pasi. Kamuyibike ya ibintu by'inzoga wenda ko yabireka bagura uriya muvuze murumva cyane. Nawe ko kumuzi mwaravukanye mugakurana koko urabona yareka inzoga. Agira ngo yavukiye mu bigega ari byazo. Jewe uriya mukuru wawe antereta. Yanterese mbona ari umusore mwiza, ari umwana mwiza, mana nyaze mbona ari Imana y'u Rwanda. None yarahindutse sinzi ikintu cyamuhinduye pe. Niyongera kugukubita nawe uzabyihanganya serious. Umva amatama yanjye yabaye nk'ingoma z'abaporoso. Tuzari bukuntu umuganiriza ibintu bireke. Reke hari ibintu ubona utabwiye amafaranga y'ishuri. Nategereje ko abyuka. Ngiye kugenda ndamubwira nimugoroba pasi. Umva nkubwire wowe ugendere wigire ku ishuri. Nge naramuka byutse ndamwegera muganirize nuko nsigaye muvugisha nkaba nk'ikivuma imbere ye ariko ndakora uko nshoboye kose ubwo ari uri muri umuna we ari bubyumve wenda ko nta kibasha kunyumva ariko igiye ku ishuri utanakerera. Ntabwo wabiva muri kanjye sukuru. Genda amasomo meza muhungu mwiza. Uru rugo w'amana koko ko ari kuzampa urugo rwiza akaba arambaye umugabo akaba ari kunanira koko. Simana yanjye koko. Uriya mugabo wanjye ari umugabo mwiza. Nta kibazo tugira none ndebera ibintu ari kunkorera. Ako se ubu nta hantu hameze gute iki gikozi cyo undi mana yanjye. Jama Wimba ushakazi. Mana yanjye koko. Wowe ibi ni ibiki? Aha hantu ko kurana ukuntu habajagaraye hakanateguye. Uri gukora akazi se? Ubusizi intebe zimeze reba ibintu byose bariterambuye hejuru. Ubundi se kutateguye ameza bimeze gute? Amaye ngariva. Sinkavuze ngo nibakajya bashyiraho bya bitambaro n'iby'abantu batagezweho. Kandi ubwo sibyo nibyo mvuze. Ndavuze kuki utashyize cyayi ku meza. Cyayi se. Narindiriye ko mwana ajya ku ishuri. Mwana ajya ku ishuri. Ibyo ntaho bihuriye. Amasaha arakuze. Aya ni amasaha kunywa icyayi. Ntago ugomba gutegurira ameza ari uko umwana arinze kujya kwiga. Cyayi kimunyobwa se saa sita. Ashaka ko boss abyuka. Buriyo ndi kubona boss ari kumwe icyayi mba numva nishimye byatari. Ako si warwana we unywa boss cyangwa? Oya muramwe icyayi. Cishwa ngo ujye kuzana icyayi. None hasi. None hato ubu tuvugana nk'ubwo mbora umuntu mbona ivumbi. Kandi hano hari simba ivumbi se riri he? Mabura uvuga ibintu uko biri. Ubura umuntu simitumuke. Ako mana yanjye. Urugabo rwaha rwaranzengereje. None n'igikozi banzani. Urashaka ko nza umva. Ihute vuba. Nta byaha byoroshye. Ngira iki cyo ntazi yo baturumbuye. Mana nyagasa. Nkomerewe. Karibu. Akuguma karibu simba nabibonye ibyari byo. Wakoze ibyo ukora ukandeka. Ako se sheri utavuze nabi koko ntago waba umuntu. Mpaka uhinda nkagira ngo ni
agashyushyu naho ni mu karumbyukirijeho. Akose sheri ubu ko kurinda uvuga ngo agashyushyu hari amafaranga aduhaye kugura inshyushyu. Sheri ubaye iki kuri kujugunya ibiyiko? Ese icyayi nikiryoshye n'ukuri? Ako ngabo nyamagambo. Hari icyo nkubwiye. Aha, dore nari yabyutse yicaye ahangaha ategereje kubyuka ukamuha amafaranga ajyana ku ishuri. Ngo bamutumye amafaranga y'ishuri. Ndamwabona agende nubyuka ndayamugusabira. Nageze ngo umukara ntiyashaka kuyamutwaza. Kuki utayamuhaye se? Ndayafite se wajya umbwira neza ko mba ntakubwiye nabi mugabo wanjye. Amafaranga y'ishuri. Umva nkubwire wa mugore we. Niba hari ikintu ndambiwe mu buzima ni wowe. Ugize ngo iki? Cyangwa numvishe nabi? Ndinjira mu buriri ngo ibi nibi. Naba nigire ku meza ngo ibiki nibiki. Iki nicyo gihe cyo kumbwira yuko hari ibyo ukeneye. Wagire ko umuntu akabanza agakora akazi kamwe. We ndinjira mu buriri ya. Ubuse iyo ureka nkabanza nkangwa icyaho ukabona kurogotwa. Akose wa mugabo we. Uza nijoro. Noneho mbireke kugira ngo wishime. Oya sheri. Ntago nkubwiye ngo ureke icyayi. Urabizi uza nijoro wasinze. Wasinze zo wampaye se kasinda amazi. Sawa ubwo nyine ukomeza usinde nyine turware bwaki twicwe na mukaro na twabigenza dute? Niba uzi ko uri umusinzi se kuki utanteze mitsingi cyangwa byeri ukantega mukaro? Niba uzi ko ndi umusinzi. Ugize Imana nayo urayibonye. Ariko wabyumvise ko mu byo ndambiwe uri nimero ya mbere. Stress untera ngera mu kazi singakore. Mba ndi kuganira n'inshuti zanjye cyandi mu gitaramo cy'abagabo nizuye nisomera n'iryo cupa ntimanuke kubera rwa serera yawe. Ubundi wowe unshaka hiki? Urandambiwe. Umva ndajya nkumenyeshe ko ugomba kujya wibuka kwiyinzu twayubakanye. Twarayubakanye. Are we. Ngogo iki? Uranyirukana ngo ngehe. Hakuzi gutekeza ko wantoraguye mu muhanda wajya ngo ntago mfite iyo navuye. Niba undambiwe uzansubiza aho wankuye. Ayiwe ngo twarayubakanye. Umva ndajya nkumenye narakoroheye ugira ngo ndi umfata nabo ko wiboneye jya ngo swagira ngo nakadene se umwana rwa dunda. Urankubita ngaceceka. Umva ubu none ngiye kuguhagurukira. Unkubite ngo ukubite. Ariko mushobore kuba mucitswe. Niko mbikeka. Ikigutunguye ni igiki? Rakada. Mbese nari umufunduka bumuyede. Cyane rwose. Wazanye amabata ngahe? Sima se waje wikoreye. Ako ntubona iyo nzobe yawe itukura ukagira ngo ubasha n'uburenganzira bwo kumvogera uko yiboneye. Nk'ubu ngubu wakumva usakuriza ku cyayi wengize n'agacupa uri gusakurizaho. Ubu nakigusukaho noneho amagambo agashira ivuga izina ry'Imana. Umva wakinsuka nanjye nkakigusukaho. Nakikumena yo nzo burata wirirwa ukangisha wagize iki hano muri quartier hose bakayireba bakayibagirwa. Inzobe yanjye niyo wankundiye. Ntago nanjye ko nanjye nakunze maguki. Tutaruzi. None reka nkubwire rero. Urumva? Ibintu byose tuvugiye ahangaha. Nizere ko bimwe ari imikino ibindi ari ukuri. Ukuri ko nuko nkurambiwe, ukuri ko igihe ntazi utazi nzagutungura. Umva ni wumva ko nazanshake zitangiye guhamagara ihute kuzantungura. Uti nibizungerezi. Ndayankubwire ngo inyoni zijya inama abarinzi nabo bagiye yindi. Uzantungura se jewe ndi impumyi cyangwa sinumva? Hasoni. Sikiko kimeze. Tunondo wari wantesheje apeti kaninywera. Akose Mana yanjye koko ururugo kuko Mana niwe wari umpaye cyangwa ko nabamenya. Jama yagupfa wagaturika we waje ukanyitaba. Jama
uri mabushakazi wakatumbaga nawe vayo hano siki hako nk'iki ngiki gihe mba navugiye ntabwo kiba kiri kumva siki andurira ibi bintu bijyane siki ko mutariye se mpa kandi ntariye ndakubwira ngo vanaho ibi ngibi zukuru ngiye gutegura ameza vuba vuba huti huti nkagira ngo ahubwo uraza kurya n'atatu hako nk'iki ngiki ubundi gira vuba vanaho ibi ngibi basi mani bako kacyayi mbijyane akira genda ukanywa nkinywe cyane ihuta ahubwo ngirira vuba ugende aka kanya se mbitwara no gira byose vuba urimo uratinda rwose n'isukari byose jyana nta kintu kimwe nshaka aha ngaha iki kintu gikora kizenuka ubundi byanga birandambiwe byose uruntu rwikurura ubundi nanjye se ndakurambiye mabuja tumuka ibyo tumuka tuko kireshya nk'inzara y'Ibugesera Apetireo mbanda. Besi mwishe. umuntu watetse uyu muceri ni umuhanga Madamu wanjye arabizi. Sheri. Marures. Oya sheri banzu ryo. Cyangwa reka ngufashe umwana. Oya. Amukangura mbabarira. Sheri oya ahubwo rye. Wowe banzu rye. Reka dusangire none. Banda amakuru y'iminsi. turaho turashima imana Umeze neza ariko. twaraburanye Mwaranyanze. wenda wowe bifite ishingiro ariko se papa bebeus Oye y'abantu bamaze kubyara inshingano ziba zabaye nyinshi. Umwanya ntabwo uba ukiboneka. ndabizi rwose Mwaratwanze muheruka hano umwana avuka. twaraburanye rwose Yabaheruka hano kera narine ntaheruka kuza hano. Yamwenga ngo ntiduherukana mwabyaye Muheruka muza kuhema. ndaza kumubwirira muri iyi minsi azanyaruka kurebeho ngewe nanjye wumva aciye akagozi Oya mudusure gusa muheruka dore umwana agiye gutangira kugenda mutaragaruka. urabona ubu njye naje naho we yarine nawe no kuzamubwira muri iyi minsi akagera gutya akaraswa akareba mama bebe na bebe Azaza Azaza nawe nzamubwira rwose Njyewe dore sinyagambura. bari batetse neza ariko ngo ntabyera ngo de Habuze rwabuze buriya nkunda agasenda Nibagiye ko urukunda. ibiryo nk'ibi harimo ka piripiri biba ari mawe noneho hari utwo bajya bakandiramo dukorerwa mu nganda sinibuka uko batwita nsanga umugore yaduteguye ugashyiramo rwose ukumva urizihiwe kandi none uyu ugasutseho ibintu biba mawe wumva rwose ari ntago akunda kubimenyera cyane kuko njye ntago ndukunda sinzi. kameze neza njyana buretse ariko wowe kubugira ako sheri tugende rero njyewe none akazi barakajwe n'ikizi abandi bana babonye ukuntu bari bishimye abandi bana babakoreshereza amaniveriseri njye ntabwo uheruka kuyinkoreshereza gusa urankunda mbwira ejo duhite duhindura itariki y'amavuko nanjye nyigukoreshereza dutumire inshuti n'abavandimwe tuyifetere ibyo tubireke ako be buri munsi ndakwinginga ngo unyereke ahantu utuye ukanga kuhanyereka tuzajya dukundana ntazi n'aho uba koko sheri ubu koko uragira ngo nzajye kukwereka muri geto nkubwire ngo mbahangaha erega buriya abantu dukodesha ntabwo tuba dufite aderese ngo mvuge ngo mbahangaha nyine tuba ducumbitse ndimo ndubaka inzu ijyanye na we ubwo bivuze ikirere yuzura mpita ngukora surprise ariko uzi kuba ufite inzu nziza nk'iyo ngiyo ufite n'umugabo ugukunda nkanjye shuwa sheri nibyo ya ndumva iyi munsi ndakuraza ni ukuri kw'Imana shuwa cyane wow urabyemeye
Jama biteze. Iso. None se imboga ntago zirashya. Mboga. Mabuja, wagwa akazi nkako mfite. We waba wanaziteretse aho kuzikata wabirangije. Reba hano. Ndafata ibi mbikate neza, shiraho kano ka design. Hari umukozi bwakora ibintu nk'ibi ngibi wawe. Design. Nzamura ibi ngibi mbikate neza. Ewa ni ibintu byose. Nawe ngo ntago nabihishije. Ko se wakiriwe, wakibura bwenge we. Ibi ngibi bikora design bijyana mu gifu batabanje kubikanja. Oya, Mabuja. Bashaka gushimisha boss buri kumva yo boss ameze neza yishimye mba numva ibintu byose bimeze bien. Ushimishe nde? Boss. Hanyuma se gende iki? Wewe uri Mabuja kazi. Haye. Akomana nyakasa. Ibyo muri urugo nge bigiye no kundambira. N'igikozi kije ngo boss, ngo Mabuja kazi. Tunganya ibyo utunganya. None ngo ari muri salo. Ategereje ko ibyo biryo bigera ku meza. Turabigenza dute noneho? Asiko numva mwasarishije byagenza bitaha. Ndebera nawe Rick, reba kuva umugoroba wose ngo arimo arategura ngo ibirungo ngo n'imboga none ntibiranatunga. Nta mugabo koko ndabigenzane.